Stories ku mbuga. Reka nangire mbasuza abakunzi ba show Stories ku mbuga. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye hose mu mfuruka enye z'iki gihugu, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mukomeze mugubwe neza cyane. Mu nkuru ziri kuvugwa muri iyi minsi ndashaka kugaruka cyane ku gitaramo gikomeye cyane dutegereje turi benshi muri weekend, kuva ku itariki ya 21 z'uku kwezi muri uyu mwaka muri BK Arena hagiye kubera icyo bise Trace.A.F Festival Awards. Iki ni igitaramo gikomeye ndetse no kuri mugabane wa Afrika, aho baba bari guhemba abahanzi bitwaye neza kuri uyu mugabane. Mu mazina tugiye kongera kubona muri BK Arena harimo umuhanzi Davido we na mugenzi we Diamond Platnumz bagiye kongera kudutaramira, dore ko mu minsi yashize bari muri The Giants of Africa. Sabo gusa hazaba harimo n'umuhanzi kazi Zuchu kuva muri Wasafi Record. Uyu bikaba biri kuvuga ko ari n'umukunzi wa Diamond Platnumz. Hari n'abandi benshi cyane ndambararikiye kuzahabona muri iki gitaramo. Mutangire mugure amatike kuko ubu ari ku isoko wayagura online. Sabo gusa nago nabura kuvuga ko hari n'abahanzi nyarwanda bazaperforminga nk'umuhanzi Bruce Melody. Ndatekereza ko iyi ishobora kuba ariyo stage cyangwa se platform nini abonye muri kariyeri ye, dore ko nawe azaba ari muri iki gitaramo. Gusa inkuru imaze kumenyekana nuko byamaze kwemezwa ko n'umuhanzi The Ben azaba ari muri iki gitaramo, nyuma yuko tubonye iyi video iri gucicikana ari kumwe umuyobozi mukuru CEO wa Trace.A.F Awards, nta wundi ni Olivier Lausche. Nkiri ku muhanzi The Ben murabyibuka ko mu minsi yashize yakoreye igitaramo mu gihugu cy'i Burundi, igitaramo cy'amateka yakoreye mu mujyi wa Bujumbura, igitaramo bamwibiyemo telefone ya smartphone. Abamwibye telefone ya smartphone hari uwashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uwo nta wundi ni Ndagijimana Eric uzwi ku izina rya Xdira. Uyu Xdira ni umwe mu ba promoters bashobora kuba bamaze imyaka irenga 12 muri showbiz yo mu Rwanda. Uyu ni umwe muri generation imwe n'aba DJ Bob, DJ Zizu ndetse n'aba K John. Uyu Xdira rero uyu munsi nibwo yaburanye ku minsi 30 yifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Umwanzuro ukazasomwa ku wa mbere tariki 23 Ukwakira saa 7 ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Stories ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Scovia Mutesi, umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane, dore ko amaze kubaka izina kubera ukuntu Ntiyaripfana cyangwa ngo arya indimi, nawe yashyize agira icyo avuga kuri saga imaze iminsi icicikana hanze aha. Iyo nta yindi ni ya saga ya Miss Rwanda 2016 Mutesi Jolly na Prince Kid. Mu magambo yati, abantu mwese muri comment, abaturage mwese murimo gutuka Miss Jolly cyangwa se mwababajwe nuko yumvikanye muri uru rubanza, kubabara kwanyu bifite ishingiro cyangwa ntaryo. Ariko jewe ku ruhande rwanjye ibivugwa ko Jolly yakoze aramutse yarabikoze, ntabwo Jolly namurakarira. Narakarira ubutabera. Niba Jolly afite ni muntu ki, ninde aherekezwa nande ushobora gutuma urukiko rufata icyemezo kitari cyo? Naba mfite ubwoba kuki ku bucamanza bw'imbaraga y'abafite. Stories ku mbuga ukomeje gukurikirana. Reka turebe story ya nyuma ikomeje gukwirakwizwa cyane kuri izi mbuga. Uyu ni umukozi w'Imana, nawe yagize ati, hari uhura n'umunsi mubi w'abagizi ba nabi ukanababomagura bagataha bataye kontrole. Ntabwo abazimu bose bicishwa. Haleluya.
ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho hari n'irwanishwa n'ingoma dore uko bandeba ubuze umujura yantera ngatera haleluya Bibiliya ibiraha Tronovis iraha Stories ku mbuga